Kongera turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura na Nyagasani aha kuri buri munsi kugira ngo adukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, Yesu aradukunda, arifuza kuduhuriza hamwe ngo tugire ubuzima buzira umuze. Kuri wa gatatu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 4 Gicurasi 2022, isomo ryabyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Umunsi w'urupfu rwa Stefano haduka itotezwa rikomeye muri kiliziya ya Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano baramurira cyane. Naho Sawuli we agumya kuyogoza kiliziya, akinjira mu mazu, agafata abagabo n'abagore akabashyira mu buroko. Abari batatanye bagendaga hose bamabaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya, yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 166. Mahanga mwese nimusingize Imana. Mahanga yose nimusingize Imana, muririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo. Nimubwire Imana muti, mbega ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba. Abatuye isi bose bapfukama imbere yawe bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorera ibikorwa by'Imana, yo abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, ku bubasha bwayo iraganje ubuziraherezo. Mahanga yose nimusingize Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo 35 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayisiraheli ati, ninjye mugati utanga ubugingo, unsanga wese ntazasonza bibaho, nunyemera ntazagira inyota bibaho. Nyamara narabibabwiye, murambona ariko mukanga kwemera. Uwo Data mpa wese angeraho, kandi uza ansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora icyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo wantumye ashaka. Icyo wantumye ashaka ni ukutajya n'umwe nzimiza mu bo yampaye, abo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimweho muri hose, nimwihangane dukomere kuri Kristo wazutse, aje kudutabara mu kaga turimo, mu bibazo, mu bukene, mu burwayi, ubuhungiro, uburoko. Aje kuduhuriza hamwe ngo aturokore kugira ngo tugire ubugingo. Ut vitam habeant pour criser la vie. Jean 10:10. Yohani 10:10. Muri amasomo kiliziya byacu duteguriye aryoshye cyane, turatondagura inshinga ebyiri: disperser et unir. Yamvuga igira iti, l'homme propose, Dieu dispose, le Satan disperse. Ngo umuntu arateganya, Imana ikuzuza, ariko shitani cye nuko yamwe abantu macakubiri. Gutanya no guhuriza muri ibyo tugiye kureba, mu ngingo igira iti, bana b'Imana nimukomere mu byago. Ibyago birigisha. Umufaransa wati, a quelque chose malheur est bon. Tukazirikana rya ibukiro rya gatatu ry'ishavu, nubwo turi mu gihe cya Pasika, ariko ubuzima bwa Yesu bwose ari imibabaro, ari umutsindo we, byose ni ukuducungura. Ibukiro rya gatatu mu ibukiro y'ishavu, Yesu bamutamiye igizingo cy'amahwa, dusabe inema gutinubira ibyago. Ibyago bavandimwe, iyo mpuye n'ibyago wasanga ajya byinubira, kandi wasanga ari nk'ukuboko kw'Imana kwashatse guhatambuka, nanjye ngatangira kivovota, nginuba, ngavuga nabi, kandi Imana ariho yahisemo ko nyura. Mu Kristo rero nanjye kuvuga nugira ibyago, nanone ushobora kuvuga ko ari tombora, uzashikame, witware gitwari, utwaze mu byago n'ibitotezo, kuko nyine intwari igaragarira ku rugamba, kandi ngo intwari ntabwo ari yarutangije, ahubwo ntiyarusoje. Ushobora gutangira nabi, ariko nkazasoza neza, kandi byabanga. Ushobora no gutangira neza nkazasoza nabi, nabyo byaba. Rero uko soza nibyo bibarwa. Aha kaba nubwo baratangiye agashyuhirane, nanjye kuvuga n'icyo cyere n'agahararo, nuko wagera mu nzira ugacika intege, byose bikazaba zeru. Aho kuba hero nkazasoza ndi zeru, byaba bigayitse ntibikabe we.
umunsi umwana aherutse kuva ku ishuri ari kurira cyane yo kwarika, nuko nyina aramubaza ati mbe mwana wanjye urarizwa n'iki, ninde wagukubise? Umwana aramusubiza ati mama, bagenzi banjye bahoze banyega ku ishuri bancyurira ngo ngende impunzi. Nuko nyina aramusubiza ati icyo shikere mwana wanjye, humura turi hafi gusubira iwacu, kandi abandi bongera kuguhangara uzajya ubasubiza ko twese hano ku isi abantu turi impunzi, burya hano turi ni mu icumbi. Nuko mwana yongera guseka kuko nyine bari hafi kuva mu buhungiro. Nyina bamuhumurije gutyo. Abakristo bavandimwe, nimukomere turi hafi kuva mu buhungiro. Aha, ya quelque chose malheur est bon. Mu isomo rya mbere turumva ingaruka nziza zitotezwa ubwo nyuma y'urupfu rw'umudiyakoni Stefano wa mbere mu bwoko bwa Kristo wazutse. Hadutse rero itotezwa ry'abakristo ku buryo bukaze, nuko bose bakwira imishwaro ubwo bagize bati muri iri somo. Umunsi w'urupfu rwa Stefano hadutse itotezwa rikomeye mu kiliziya y'i Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Bana b'Imana, ngo kuko ya Mana itiburira yandika ibigororotse ku mirongo igize ite, ku mirongo igoramye. Ahantu mu buhungiro Imana igiye guhatangariza igitangaza kizashimisha amahanga yose. C'est la dispersion qui conduit à l'unité. Ubwo bagize bati batatanye bagenda bose bamamaza inkuru z'ijambo ry'Imana. Amen. Kubera Imana ababyeyi, urakoze Mana, no mu byago urakora, no ku nkengero z'urupfu urakiza, ukigaragariza abana bawe. Kubera izina ryawe Mana ratwa singizwa dawe. Ubundi izi nshinga ebyiri z'impusane, imwe ni ya shitani, birumvikana indi ikurikiyeho ni y'Imana. Disperser c'est pour Satan, unir c'est pour Dieu, c'est pour Jésus. Kandi izi nshinga zombi zagarutse muri amasomo yombi. Disperser gutanya, gutatanya, gusandaza, guhunga. Ibyo ni shitani nyine ugaba bene ibyo bitero. Shitani n'abambari ibi, amashitani, abatware, abahereza bitambo, n'abandi bose barwanya Imana banyuranya n'Imana bagaragaye cyane cyane mu gushinja mu rupfu rwa Stefano ko twagiye tubyumva. Naho iniri, guhuza, kubumbira hamwe, gukoranya, iyi nshinga itonagurwa na Yesu n'intumwa ze ndetse n'abakristo abamukurikiye. Abo bose bakemera kumubera umuhamya. Ubwo Yesu mu ivanjiri ari gusaba abayahudi kudaheranwa n'iby'isi gusa, ngo batwagwe n'imigati y'isi yahindi itamara kabiri, itamara inzara n'inyota, urya ariko ejo kongera ugasonza. Bityo Yesu akabararikira kumurangamira kuko ari umugati w'ukuri w'ubugingo, ubugingo bw'iteka. Ngo kuko Yesu yitangira intama ze ngo zigire ubugingo, bityo kwitangira abantu akaba akoze ugushaka kw'Imana Data. Ubwo Yesu yagize ati icyo wantumye ashaka ni ugutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, aho nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Kutagira n'umwe nzimiza akaneza aragakunda. Ibyo ni ibyo bya Yesu bya buri munsi, kuduhuriza hamwe, gutatuzimiza, kuduhuza, gutoragura abana b'Imana shitani yajyanye bunyago mu buhungiro. Yesu akabatora, akabataka, akabatonesha, akabakura mu buroko bwa sekibi, nivugira ku buroko bw'icyaha, akabakura ku ngoyi n'iminyururu z'ikuzimu, kuva ikuzimu kajya ibuntu. Kubera nde? Kristo umucunguzi. Mu Kinyarwanda bati ibyago byigisha gukinga, kandi burya ngo ku bahanga mu gihe cy'ibyago niho biga byinshi cyane, bakamenya byinshi mu bibazo, mu bukene, mu burwayi, akaba ari gushobora kumenya Imana. Bana b'Imana, abantu twese ko turi ku isi burya turi impunzi. Mugani wa mubyeyi aho muriza umwana we, murabizi namwe impunzi nta burenganzira busesuye zikunze kuba zifite, ariko nyamara yavuga indi igira iti Imana irebera umukene ntihumbya, Imana irebera impunzi izihora hafi nye, Imana irebera impunzi ntisinzira, Imana irebera umukene, umunyabyago. Iri totezwa ritumye abayoboke b'Imana bajya mu buhungiro rizazana ingaruka. Reka tuvuge inziza, kuko ubuhungiro ubundi busanzwe aba ari ibibazo, aba ari ishavu. Ariko ku mukristo umuvandimwe yakagombye hose guhabonamo ukuboko kw'Imana, Imana igatambuka ukayibona muri ibyo byago. Nanone birumvikana nk'uko twabyumvise abakristo ba mbere abatatanye bagiye kuzamenya byinshi, bamenye indimi, basabane n'abanyamahanga, ariko ari ukugira ngo babahindure baberekeze ku nkuru nziza Kristo. Abakristo bakwira imishwaro kugira ngo bajye kogeza Kristo. Ikintu gikomeye cyiza kirimo ahangaha c'est l'évangélisation, ni ugukwirakwiza inkuru nziza y'Imana ya Kristo ikagera henshi hashoboka mu mahanga yose. None natwe ivanjiri yatugezeho kubera Kristo, kubera intumwa, kubera bose bari batatanye. Imana ntiyiburira ababyeyi. Ngo kuko kwemera ko abakristo ba mbere bakajya mu buhungiro ariko bagahungana Imana bakajya kuyimenyesha abandi. Aha, nge nibaza ngo wasanga iyo mpunze nshobora guhungana nk'ururadiyo rw'umusozi aho guhungana Yesu, aho kwamamaza Yesu. Ni koko ibyago byigisha gukinga, ariko kufite amaso nanjye kuvuga y'umutima.
uhijya kure cyane muri Afurika, umugabo witwaga Mutabazi ngo yararangije kwiga kaminuza ubuvuzi, byumvikana yari dogiteri medecine, yari umuganga très recherché. Nuko rero aza gusaba akazi, aho asabye akazi bashaka kumweza no kumugendaho, nuko mu kumuhima bamuha akazi ko kuyobora umurenge, kandi yakagombye gukora nko mu bitaro kugira ngo bamugushemo gusa, kuko burya ngo urubuto rwiza abandi bagomba kurutera imijugujugu kugira ngo barwangize. Murumva nabo ko atari byo yari yarigiye nyine. Mutabazi rero arabyemera, ajya kuyobora nk'uko bari babimusabye. Ageze yarakora ku buryo bukomeye, nuko akajya yegera abaturage, nuko abaturage nabo bakamukunda cyane. Iryo zina rya Mutabazi rirushaho kumenyekana mu baturage bose, kuko nyine bamuvugaga neza. Ariko abakontresigise bumvise ari kuvugwa neza, kwajyanye n'abashinja b'inyuma ba Stefano, bumvise imujyi imbaga yose yayotse Mutabazi, bamugerekaho ibuye rishyushye, kuko nyine bavugaga bati buriya nta gisigaye, bagiye kumushingira ibikomeye mu mushinge nk'intara, ubundi atuyobore ahora dutegeka ngire ryashya nazamujyangire. Nuko muri uwo murenge biba idarapo, nuko ryibisha nyine, ariko bagamije kugira ngo mugushemo. Mutabazi koko idarapo ribuze ibendera ry'igihugu, birumvikana nta kindi cyakurikiyeho usibye kumujyana mu buroko nk'umugambanyi w'igihugu. Hehe no kubona abamurengana cyangwa abamurengera, nuko agumiye mu buroko ntawe umugeraho. Ageze aho mu buroko ari deburuya, aka article 15 débrouillez-vous, kwishakamo ibisubizo n'igihe bakuroshye mu mazi ugashobora koga. Débrouillez-vous, vie d'adaptation. Mutabazi bamaze kumuha nyine bamugejeje mu buroko, aguma aho ngaho arafungwa. Agezeyo nyine muri kwa kwishakamo ibisubizo, akanya none akoresha bya bindi yari yarigiye, akajya avura ifungwa buhoro buhoro ndetse no kubitaho neza. Birangira kubera ko bamukundaga naho bamutoreye kuyobora izindi fungwa zose. Bamwe bati noneho nakaga gakomeye cyane, wabwirwa n'iki? Nuko izo mfungwa ziramukunda kuko azitozaga imico myiza yo gutivumbura ndetse no kugororokanya byo. Imfungwa uko zagafunzwe ziza kuyoboka amasomo ya Mutabazi, ubwo yabigishaga ubuvuzi bw'ibanze no gutabara abarwayi bose. Ndakubwiza ukuri, abarwayi benshi barakira baramuyoboka, ndetse n'imfungwa nyinshi zigira ubumenyi mu kuvura by'ibanze. Nuko kwita ku barwayi bakomeza kubikora aho nyine mu buroko, hamwe n'umuyobozi wabo Mutabazi. Hashize iminsi muri cya gihugu haza kwaduka indwara y'icyorezo yanduraga kubi cyane. Nuko abaganga benshi barasezera ngo za ntwari ku rugamba iyo rukomeye zihita zihunga, nirinze kuvuga irindi zina. Basezera ku kazi banga kwegera abarwayi, nyumvira muganga mubyeyi ngo bataza guhasiga ubuzima. Abaganga binene abarwayi babyeyi. Nuko muri icyo gihe abayobozi batangiye kubona ko abantu batangiye gupfa, ibintu biri seriye, abantu babashizeho nyine mu mihigo nta kindi bazerekana. Nuko bigira inama bajya muri prison, bafata za mfungwa zose zihagarariwe na Mutabazi, nuko bazijyana ku itabaro, ariko ari mu buryo bw'igihano n'ubundi. Cya gihano kizabyara isukuriro, kigamije kubumvisha abarimo begera abo barwayi, ubundi bandura icyo cyorezo nk'igihano nyine, ubundi bapfe. Kwica imfungwa mwa babyeyi mwe. Nuko za mfungwa mu gushishikara zihagarariwe Mutabazi umuyobozi wabo, zijya muri icyo gihano, dore ko bari baratojwe na Mutabazi. Nuko bashyira amasomo bigishijwe mu isomo ryo kwihangana muri izi chapitre, kutivumbura no kutivovota imbere y'igihano, kubyaza umusaruro ibyago byose unyuzemo, kwihanganira ubabare, ukura isomo ry'ubuzima mu byo ukora byose, kandi iyo yaba ari ibyago no kwitangira abandi. Za mfungwa zita ku barwayi zishishikaye, zishyira mu bikorwa aya masomo, ni nka stage ubwo bari baratojwe nyine. Ubwo abenshi bibwira ko bagiye guhita bandura iyo ndwara bagahita bapfa, bajya kureba mu minsi mike bagasanga abarwayi bakize. Abo bayobozi babonye icyo gikorwa cy'izo mfungwa zikoze, bahita baca iteka ko izo mfungwa zose zirekurwa zikajya mu buzima busanzwe zikigenga, ubundi bagakomeza kwita ku barwayi bataboshywe. Abarwayi b'igihugu bose Mutabazi nyine agakomeza kubayobora nk'uwatangije icyo gikorwa. Nuko batangira no guhembwa bishimishije kubera Imana. Ibaze kuba wari imfungwa ariko ukaza kwigenga ukanahembwa bishimishije. Ndakubwiza ukuri, dogiteri Mutabazi n'abambari be bita ku baturage b'icyo gihugu, ibyishimo byose ku mpande zose muri icyo gihugu. Babyeyi, iki nicyo bita grâce du moment, grâce de Dieu, toute grâce. Bakaba bagufunga, bakagufungirana, nta muntu ushobora kukurengera cyangwa kurenganure, ariko hajya kubona ko Imana ibirimo. Imana igatambagira mu byacu, Imana igatembera mu byacu. Imana ikabanyura inzira nyinshi, za nzira z'Imana zirenze 1000. Yewe ikabanyura no muri prison ngo ubone uburyo uzakurengera no gukurenganura. Kabone ubwo bose bagutaye, nubwo ibintu byagushiraho,
abantu bakagushiraho, uzamenye ko hari umwe musigarana aho kantu gace w'akarongo, ni Yesu. We ntashobora kuguta, ntashobora gukurekura, agumana nawe buri munsi. Wamubona utamubona, waba ari kumwe nawe. Nuko rero Imana ikaba yakunyuza muri iyo prizo, ugahagira byinshi, ugahamenyera byinshi, ugahamenyera Imana, ukabahorwa kubera Kristo yabigiyemo. Kandi toute grâce de Dieu. Wajya kumva kera kabakumva nk'umuyobozi w'igihugu aravuze ati za mfungwa ni muzibohore zigenge, kandi byaba. Ariko ubundi abafunzwe bose ni baruharwa. Aha tuvuge ko ari baruharwa. Iyo abaruzi ko bari abafungisha abandi, bari bose baca imanza, ari bo banyabyaha ku rwego mpuzamahanga ku buryo bukomeye, ndakubwiza ukuri ubimenye wahita ubabarira abandi, ukababohora, ukababara nabo kandi ukababarira. Erega buriya ababyeyi akantu ujye kuvuga cyo turongo tubiri. Impamvu igisambo gifatwa nuko kiba kibye bikeya, naho abiba en terme de millions et de milliards ntabwo bafatwa. Wafatwa se kandi ari wo boss, ari wo muyobozi. Kurura ifoto y'umuyobozi wafashwe bafunze, ni twebwe ba rubanda rugufi dufungwa, bakatira, bakadufata ngo twibye. Nyamara Imana irebera umukene ntihumbya, Imana irebera impunzi ntihumbya. Nuko nagombye kuzirikana ko nanjye ni impunzi, akamugani wa mubyeyi ubwira umwana we, bityo nanjye nkaba nacumbikira mugenzi wanjye kandi ngirinda kumugendaho, ngirinda ko namufungisha, ngirinda ko namugirira ubugome zamunyangire, ngirinda ko namwirukana, namutatanya, namwohereza mu buhungiro. Aha ni mwishime munezerwe abari mu ishuri rya mutabazi, gutabara abababaye. Umutabazi mukuru ninde? Ni Yesu Kristo waducunguye hanga nyine ku musaraba. Niyo tugomba kwigana, tukamugana ivugo n'ingiro. Nuko rero namuri uko gutabara ugahabwa impamya bumenyi, aho ukomeza kubifungwa. Navugaga ifungwa y'icyaha, gutabifungwa ahubwo kubifunguro, bityo tukagaburira abana b'Imana. Ngizi intumwa ngabo abakristo batatana. Nuko rero abana b'Imana aho turi twese twite ku bana b'Imana. Yezu Nyirimpuhwe akomeze guturinda. Yezu Nyirimpuhwe shimwa warakoze, impuhwe zawe Yezu nanjye zangezeho. Nanjye mutabazi ngatabara abandi aho kubataba, cyajye nyine impuhwe za Yezu nanjye zingezeho. Ese ni kangahe mu buzima bwacu tubona bihaye Imana bahabwa inshingano, ubutumwa, nomination. Nuko bamwe bagatangira bakabyinja amazuru agafatana n'umuntu w'ababyeyi, bakarakara ngo babahaye igihano, ngo babohereje aho badashoboye, bakibagiza ko ari Kristo uzabashoboza. Ako kantu Kristo ni ushoboza aho ndi hose. Nubwo natumwe mwibuye, yavuga y'amashigiriti, umwana w'indugu ayumvira muri bale, umwana w'indugu yumvira hehe? Mwibuye aho rukomeye, ugahakura isomo kandi nka mutabazi. Nuko nagiye umunsi njye mu ishuri rya mutabazi, ndugahere muri bangendaho baranyanga, barambihiriza, n'igihano bampaye we, bongeye baribeshye we, barantoteza we, maboko arantoteza we, mukazana wanjye we arantoteza. Aha ntukajye urundanye n'inkanyari, kuko ibyo byose nyine ari inzira za sekibi. Nuko rero nawe usange umuryango w'Imana watatanye mu butumwa bwawe, mubo mukorana, mu mubana, mu rugo rwawe, uwo mwashakanye ubabere mutabazi. Umugore wawe, umugabo wawe, abana babere mutabazi, bagira ibyishimo, amahoro bya Pasika. Yesu wazutse atahe urugo rwawe. Usabira buze n'abutazi, ubabere iki? Mutabazi. Profitez le temps de malheur pour étudier, kuko impande zose Yesu arahari ngo atugirire neza buri munsi. Yesu dukunda, shimwa warakoze. Amen. Mwese Imana ibamugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.